Data turabashuhuje muraho neza Imana ikomeze kubaha umugisha twizeye ko mumeze neza nubwo ibihe biba bigoye ibihe by'amakuba ibihe by'inzara ibihe by'ubukene ibihe bitoroheye abantu bose ni mu minsi y'imperuka nyine nk'uko dusanzwe tubizi muzi neza yuko muri Matayo handitse ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya ibihe abantu bazaba bikunda bakunda impiya ndetse hazaba intambara n'inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe muri iki gihe rero nicyo gihe tugezemo reka tubifurize ikaze kuri icano amahumbezi turebere hamwe ibijyanye na antikirisito tugenda tumwumva bamwe bamuvuga uku abandi bamuvuga gutya ariko ubundi antikirisito ni iki antikirisito ninde ndagira ngo uyu munsi tubisobanukirwe neza tubive imuzi n'imuzingo turusheho gusobanukirwa antikirisito uwo ari we wowe mushyashya iyi cano ni cano amahumbezi kugezaho ibiganiro bitandukanye kandi bishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi uramutse ubihaye agaciro kuri mikoro ni Justin niyo nsaba muze tubane abasanzwe Imana ikomeze kubaba hafi kandi twese hamwe n'abashyashya dufatanirize hamwe kwiga ibi byigisho uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya yavuze kuri antikirisito ahari kugira ngo utaguma kuyobywa n'abantu batandukanye bakubwira ngo antikirisito n'uriya uzi ko bashobora kukubwira ngo antikirisito ni mama wawe cyangwa ni papa wawe cyangwa ni mukuru wawe kandi nyamara bakubeshya ijambo ry'Imana rero ryabisobanuye neza niyo mpamvu nshaka kugira ngo muze turebere hamwe ibya antikirisito dusobanukirwe turareba mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 2 ku murongo wa 18 haravuga ibya antikirisito maze turusheho gusobanukirwa bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvise yuko antikirisito azaza niko nanone hamaze kwaduka abantikirisito benshi ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye ngire ngo uwo murongo urawumvise ni ukuvuga ngo antikirisito ntabwo ari umwe ahubwo ni bantikirisito benshi ni ukuvuga ngo antikirisito ntabwo azaza ari umuntu umwe ahubwo ni itsinda ry'abantu sibyo ni itsinda ry'abantu bitwa bantikirisito ni ukuvuga ngo ni abahakana kirisito cyangwa se abahakana imbaraga za kirisito ahangaha rero ntabwo bikwiye kudutangaza kubera ko n'ubundi mu minsi y'imperuka yagombaga kuza cyangwa se antikirisito uhakana imbaraga za kirisito yagombaga kuza niyo mpamvu ibintu bidakwiye gushyushya abantu mu mitwe bavuga ngo antikirisito yaje ngo ahubwo icy'ingenzi ni ukumanza kureba ngo mbese nge ndi mu ruhande rwandi uruhande urimo urugumemo ahangaha rero niho havuga ngo abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bigaragare ko atari abacu rwose ni ukuvuga ngo antikirisito ntabwo azava mu kindi gihugu ngo aze yiture muri mwe oya antikirisito azaturuka muri rwa rusengero wasengeragamo antikirisito ashobora guturuka mu muryango wawe antikirisito ashobora guturuka muri za nshuti zawe mbega muri make niba abantu mwakoranaga umurimo w'Imana bazivanguramo ibice mbega nk'ukuntu mwigeze kumva umugani w'urukungu mu masaka ni ukuvuga ngo amasaka n'urukungu biri kumwe abana b'Imana na antikirisito bari kumwe byumvikane ngo igihe nikigera antikirisito azigaragaza ukwe n'abana b'Imana bigaragaza ukwabo ntabwo rero antikirisito azava ahandi hantu antikirisito azava muri twe azava muri mwe ntago azava hirya cyane ahubwo ukwiye kuzirikana ngo antikirisito azaba akora iki nibyo tugiye kurebera hamwe nyamara rero mwebweho ku murongo wa 20 nyamara mwebweho rero mwasizwe n'uwera kandi muzi byose simbandikiye kuko mutazi ukuri ahubwo nuko mukuzi kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri ngire ngo ibyo bintu murabyumvise ni ukuvuga ngo niba uri umunyakuri ngo muri umunyakuri uri uwa kirisito wasizwe n'uwera ariko umunyabinyoma we azajya mu kinyoma kuko ari uwa satani cyangwa se n'uwa antikirisito kuko ntago yigeze asigwa nubwo twabanaga ariko burya nta mwuka wera yari afite niyo mpamvu rero ibi bya antikirisito ntago bikwiye kudukanga ahubwo dukwiye gukangwa nuko twaba twaravuye mu murongo mbese waba waravuye mu murongo antikirisito ukaba
ukaba warabaye antikirisito kuko wavuye mu murongo ahinduka antikirisito, atangira gukora ibijyanye n'ubushake bwe cyangwa se n'ubushake bw'umwanzi, kuko ririya jambo anti bivuga urwanya kirisito, urwanya ibikorwa bya kirisito, urwanya ugushaka kwa kirisito, urwanya imbaraga ubushake bw'Imana bwakabaye bukorera muri we. Anti ubundi bivuga kurwanya. Rero ahangaha hagaragaza neza yuko umuntu wasizwe n'uwera we azaguma mu ijambo ry'Imana kugeza ibihe byose. Noneho 22 aravuga ngo mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kirisito, uwo niwe munyabinyoma. Uhakana ko Yesu atari Kirisito, uwo niwe munyabinyoma. Kandi uwemera yuko Yesu ari Kirisito, uwabana nawe mu mibereho ye yose, nta kebakeba ngo anyure ku ruhande y'ibyo Kirisito yigishije. Ibyo bintu muri kubyumva, ni ukuvuga ngo kuvuga ko Yesu ari Kirisito ntago ari ukuvuga ngo Yesu ni Kirisito ku munwa gusa, oya, ahubwo ni ukuvuga ngo Yesu ni Kirisito kandi ibikorwa bimugaragaza ni ibi ngibi, ibyamugaragazaga mu isi ni ibi ngibi, ni ukutwigisha amategeko y'Imana ndetse no kuyikiranukira rwose mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo ntago Kirisito yigishije ngo abantu bajye bicana, ntago Kirisito yigishije ngo abantu bajye basambana, ntago Kirisito yigishije ngo abantu bajye bahuguza abandi, ntago Kirisito yigishije ngo abantu bajye barwana batongana babuza abandi amahoro, oya, ahubwo Kirisito abana n'abantu bose amahoro nk'uko Kirisito yabigenzaga, kuko Bibiliya igaragaza ngo yakuraga ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Mbese mu by'ukuri ibikorwa byawe bigaragara yuko ushimwa n'Imana, none se ushimwa n'abantu. Ni ukuvuga ngo abantu niba ubagirira neza baragushima, kandi kubera ko ugirira neza abantu b'Imana bigaragara yuko uri mu murongo w'Imana, Imana nayo iragushima. Uhakana Data wa twese n'umwana we niwe antikirisito. Ngire ngo ibyo muri kubyumva. Ni ukuvuga ngo uhakana Data wa twese n'umwana we, uwo niwe antikirisito. Rwose ntimuzigere mujya gushakira ahandi antikirisito, ahubwo uhakana Data n'umwana we, uhakana yuko Imana iriho, agahakana yuko Yesu ariho kandi ko Yesu ari umwana w'Imana, uwo ni antikirisito. Ubwo byumvikane ngo akanakora n'ibikorwa bibusanye cyangwa se bitandukanye n'iby'Imana ikorera abantu. Iby'Imana ibuza abantu akaba ari byo akora, ahubwo iby'Imana itegeka abantu ntabikore. Ni anti, ni ukuvuga ngo arwanya iby'Imana yashyizeho. Uwo ni antikirisito. Ushobora gusanga nawe uri antikirisito. Icyo ukwiye gukora ni mu kanya uraza kugisobanukirwa. Umuntu wese rero uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana niwe ufite na se, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana wo muri se no muri se. Ni ukuvuga ngo ahangaha bigaragara neza yuko ba antikirisito ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bahoze barwanya Imana, ahubwo nyuma yaho baje kwigarurirwa imitima na Satani, noneho batangira guhakana ibyo bizeraga. Niba rero warataye inshuti yanjye, niba warasengaga uvuga yuko iki ngiki ari icyaha, uyu munsi akaba ari cyo uri gushyira imbere, akaba ari cyo uri gukora, nyamuneka rwose wagiye mu murongo wa antikirisito. Birasaba kugira ngo wongere ugaruke mu murongo, ugaragaze uruhande rwiza ukwiye guhagararaho, kugira ngo ahari utazarimburanwa n'abanyabyaha. Niyo mpamvu rero hano hagaragaza neza yuko umuntu wese wumvisha amagambo y'Imana nyuma yaho akaza kuyahakana, uwo yabaye antikirisito, kuko ibyo yigisha n'ibyo akora bitandukanye n'ubushake bwa Kirisito. Rero ntawe ukwiye kuba antikirisito muri aka kanya ukimara kumva kino kiganiro. 25 muri rwa rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, igice cya 2 umurongo wa 25. Iri ni ryo sezerano yadusezeranije, uwo ni Kirisito, ni ubugingo buhoraho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ubugingo buhoraho nibwo Imana isezeranya abantu bayo. Ibyo mbibandikiriye rero ababayobya, kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha. Kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ariko kuri atari ikinyoma, kandi nk'uko kwabigishije mube ariko namwe muguma muri we.
Nanone bana bato, mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye. Ubwo muzi ko ari umukiranutsi, mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe. Rero ahangaha antikirisitu ni uyu nguyu. Antikirisitu ni umuntu ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Antikirisitu ni umuntu uva mu ijambo akava mu masezerano nta mpamvu. Uyu niwe antikirisitu. Ntuzongere gushakishiriza ahandi rero, ahubwo antikirisitu ni uyu nguyu. Reka Imana ikomeze kubaba hafi kandi ikomeze kubashyigikira. Buri muntu wese ku rwe ruhande azirikane icyerekezo yafashe. Nyamuneka niba uri muri antikirisitu kandi wifuza kujya mu murongo w'Imana, kora ibyo Imana ishaka, ukuri kwayo kugume kubane n'abayumvira iyi nica n'amahumbezi. Ukomeze ubane natwe kandi ukomeze kudushyigikira mu buryo bwose kugira ngo iri jambo ry'Imana rigere ku bantu batandukanye. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, mugire amahoro.